Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza. Ni kakanya kacu ka nona mbazaniye ikiriho muri nona yacu uyu munsi. Menya nonaha abasobanuzi batanu ba mbere babikora neza muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Top 5 kabisa, uramenyeramo abasobanuzi utaruzi uko bagenda bakurikirana mu gusobanura amafilime, dore ko ariko kazi kabo kabatunze ka buri munsi. Ku mwanya wa gatanu turasanga Musa Savimbi ufitanye isano na Rocky Kimomo kabisa, niwe dusanga ku mwanya wacu wa gatanu. Wakibaza niki gitumye aza ku mwanya wacu wa gatanu? Musa Savimbi abenshi bajya kumwitiranya na Rocky Kimomo kuko avuga kimwe, hafi kimwe nawe kabisa. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu abantu bakundira filime ze. Tujye ku mwanya wacu wa kane, Gaheza Simba kabisa. Gaheza yari gusobanura filime ze, ijwi rye riremereye kabisa, n'uburyo ki akurikiranya amagambo ku rindi, atajya akunda guhagarika filime cyangwa se guhagarika cyane. Biri muri bimwe abantu bamukundira. Sankara da Premier turamusanga ku mwanya wacu wa gatatu, afitanye isano n'uwo bita Yanga nyakwigendera, Imana imuheruko ridashyira, ndetse n'uwo bita Junior giti kimizi mirefu, ndetse akaba akora no muri rebo ye kabisa. Ku mwanya wacu wa kabiri turasanga Junior giti kimizi mirefu, manager wa Chris Easy. Abantu bamukundira buryo ki filime ze zitapfa kukurambira, kuko aba afite amabrag ya hato na hato kabisa. Kabone n'ubwo filime yaba itaryoshye, uyu mugabo agerageza kuyiryoshya kabisa. Ikindi kintu ahari kwa rakadefa munengera ko gukunda guhagarika filime cyane, ariko nako yaragakosoye, filime ze zirushaho kuryoha kabisa. Junior giti rero niwe twasangaga ku mwanya wacu wa kabiri. Ndabiza amatsiko ni menshi, mwibaza ninde uza ku mwanya wacu wa mbere kabisa. Andika muri comments ubwira ati ndakeka ku mwanya wa mbere ari uyu nguyu. Ukora na subscribe, like, share ndetse na comment. Amashyi menshi twakire umuntu wa mbere. Rocky Kimomo, Ngombwa, Animateur n'andi mazina, Sheriff, Landlord n'andi mazina yitazira kabisa. Abantu bamukunda kukuntu aryoshya filime, kwijwi rye riryoheye amatwi kabisa, ndetse n'uburyo ki asesenguramo azi indimi kabisa. Rocky Kimomo filime ye nawe yo ntiyapfa kukurambira uko yabimeze kose, kandi ikindi bamukunda kuba azi kureba ibigezweho ku isoko, akaba ari byo azanira abakunzi be. Nshimira we twabanye muri video kuva itangiye kugera irangiye. Uri umuntu w'umugabo cyane, Imana ikomeze kuguha umugisha. Kora subscribe munsi, liking iyi video kabisa. Muntu wanjye like, share ndetse na comment. Imana ibarinde.